ntabwo ndarana nawe, ntabwo nsangira nawe, simvukana nawe, dear girl. Nta n'ikintu n'ikindi kimwe mpfana nawe. Icyo dupfana ni cash naziguka agenda. Yari nabyo mvuga ngira nti, sibyo? Genda, ntabwo nago yuzuye. Sibyo? Aho urara, I don't know, I don't care. Ntabwo nakubyaye. Ndakubwira ufite mama wawe musanga ugende. Abantu nkamwe nimwe mugera i Kigali, sibyo? Katangira kwigira abo mutaribo. Bimeze biti. Wanderemba amaso wakigira gute ibyo akijya byo nago bitumenge Kevine wo nshaka kuba we na muba. Sibyo? Yongeye kumumeka iruhande. Genda. Sawa kanji. Hello guys, mumeze gute abakunzi banjye kanze kumeze neza cyane guys. Mwari muwumbuye. Of course nanjye nari mbakumbuye, right? Ukuntu bimeze. Ukuntu ibintu bimeze tudemba afite prank. Ngo harya ngo Kevine ngo ndahatwika ngo nkora video ziteye agahinda ngibiki no nanjye umunsi ngiye kuriza umuntu. Ngiye kwakora planka muri comment uko uzayiyumvamo ukuntu uzajya wumva imeze sibyo come on mujye mu open nimujya kwandika uko video uyibonye abari kuyandika nyine uko wumva imeze muri wowe abari kuzajya yandi uko uyibonye nukavuga ngo Kevine courage ngo no mbya Kevine uko zibi bigenze gutya wenda uri burebe ino video ishobora kuba itari bugende nkuko maybe utari kubitekereza ariko uko uyibonye niko nshaka munere courage zanyu ndazibona kandi ndabikunda cyane guys ngiye gukora planka tatine wacu ukumva shanduva bine agahinda ngiye kumukora nyine planka tu ukuntu imeze nyine ni umukobwa ugira umutima mwiza cyane ni umukobwa utuje kuri rwa rwego nanjye ubwanjye nabasha kubibasobanuramo ngo mbabwire aratuje cyane pe aratuje agira umutima mwiza avuga make ntabwo ari umukobwa ugira akavuyo mwumve ngo nyine guys for sure ushaka kumubwira ushaka kumara iminota 20 uri kuvuga agusubiza nta kindi nta kibazo what nuko nyine biba bimeze ntuko bagusubiza ariko ntago bari agasuzuguro ni kwaremye ni kwameze muri we aratuje cyane guys ngiye kumuplakinga ni tantine wacu tubanye tumaze nk'imyaka nk'ibiri yes ibiri tubana nyine nshaka reaction ze ngiye kumukorera ibintu mu mateka atari yatekereza si uyu muntu we ngiye kumukorera ibintu mu mateka ye atari yatekereza n'umunsi n'uyu n'umwe ngiye kumuplakinga ku buryo ndishyira muri ya shusho ku buryo Kevine azi n'uwagiye kubona birabitandukanye cyane guys ntabwo bivuga ibintu byinshi sibyo kugira ngo iminota ngiye kumuplakinga mubwire ko nyine sinzi namwe ubwanyu reka mbareke murabibona gusa guys ndabakunda cyane gukora subscribe aho utari wayikora kandi wayikoze thank you. Tantine! Kara. Sigaye nkuvugisha ukabanza kujya muri telefone mbere yo kunyitaba. Nanjye ngo papa mwitabe. Sigaye mvugana nawe wicaye. Bite? Umeze ute? Umeze neza? Tulisanga kuri ako kantu kawe. Saa sita n'iminota ingahe? 15. Saa sita na 15. N'ubundi
sinzi niyo si ngombwa kunoga sibyo banzo nyumve ibyo ngiye kukubwira wiki utakwita banzo umve ibyo ndakubwiye ngo si ngombwa kunoga right uri kubyumva saa 15 saa 30 uri kunyumva mubwiye saa 6 ingahe na 30 uri kubyumva saa 6:30 mfite gahunda ngiye kwitegura soze kwitegura ndasoka muri iyi nzu ugeze Nyabugogo cyangwa mu cyobo cyangwa mu biki yaba mu mabati ntago mbizi simburane nawe ntagomba kunsubiza uri kubyumva ngomba gusoza kwitegura yaba mu cyobo yaba muri ruhurura yaba muri rigori ya Nyabugogo ahura bugeze ntago handeba sibyo uko nubwo mazi Musike nakoze iki nakubwiye ngo iki nese nakoze stupid nakubwiye ngo iki nese nakoze nakubwiye dekura mwabari ukoze iki banzu nyumve banzu mbikirungu ndakubwiye ngo ukubyumva soze kwitegura waba uri mu cyobo ahura buri hose ni handeba wagiye excuse me please unyumva icyo ndi kuvuga uri kucyumva neza uri kucyumva mugiye ko nitaye ahura ba wagize ute hano ni kwa so ni kwa nyoko uhafite umutungo uhagira bene wanyu simbugare n'amagambo abiri dekura wadwaye dekura ndakubwiye ngo sinshaka kongera kugukuraho dekura mubwiye ngo iki sinshaka kongera kugukora icyo wakoze ntago kindeba nyine ni paka icyo wakoze none se ni paka icyo wakoze nese ko mama nta kintu yasize ambwiye koko ukabure kumbwira ngo ngende ndajya hehe mama n'ufite uburenganzira bwo kuvuga ngo usoke impano ngaho ugende nese hehe hano ni wanyu se mvukana nawe ndakuzi dupfana amafaranga right kashi ndaje nziguhe transportira kugeza aho alonke nese dekura nakubwiye niwongere kunkuraho nyine ngomba simbwira no pana kurusha agaciro nese nakoze niwongere kunkuraho nese nyine mbabarira mbwire nakoze wambabariye dekura we nakubaje mvukana nawe hano ni kwa so ni kwa nyoko uhafite umutungo oya nawe dekura wambabariye basi mbabarira ndakwingiye wambabariye kumiro n'amavunja ko wowe urwaye iki ndi kubaza urwaye iki ntacyo taha nese nakoze nawanyugira ubuntu nkamwe nimwe muba mutari proud yiwanyu nasoni jiji umuntu yakubwira atahi wanyu nawanyugira ufite mama wawe uramufite none kumufite uraga kumusanga kubera iki abantu nkamwe nimwe bwe mugera i Kigali mukigira abo mutaribo every time mukiyakana na ba mama banyu dekura don't touch me please nakoze dekura wawe basi ndakwingiye aka kantu basi yuguma hignan nge kantu ngafata aka kantu kawa kaniko kabitera byose basi yuguma fata yuguma uri kunera ikirungurira fata basi yuguma ndakwingiye na discipline ugira nimwe na discipline ugira dia arabizi yo yaba atabizi gukwirukana bisaba iki uramfata n'umuvandimwe kubera iki ndakwiye ko icyo dupfana ari amafaranga sibyo mu gihe kashi ndaguha nugiye ikibazo ntabwo uri bugenda afite amafaranga ikizima nuko wangezaha nese nakoze basi mbara ndihana nta kintu ndanya ndumva nangiye kuzana ikirungurira kubera wowe nakukoreye iki naguhaze sheri na discipline nutekereza ko hari abashitsi witambukishwa n'ibigofero bibi ibigutya bitamaye 12 ako kabiri tikaka ga telefone keretse wagafata gashyira hasi akagira guri basi ntabwo nzongera kubikorera aka umenya kugira ngo akantu kabure wabura ubuzima
reka nkubwire Dia ndagiye sibyo nta kintu n'iki na kimwe mfite kuvugana ntawe wakifata amapfubyi ibyo ntago bindeba warira byo warira byose alonke right ntundirire we sekura seka kantu we urwaye iki yindi ubwe ngupfuka mu kese nukudo nakwinginze sit down please sibyo nakwinginze Kevin wambare nta kintu nzongera kugukorera byose bisinda mbigukora basi mbabare vuga nusoza kuvuga umbwire Kevin wambare nakine nakubise vuga nusoza kuvuga umbwire kuko ntimba uri kuruka nimba uri kwandika ku mazi alonge nakubwiye ngo mbabare nakindi ndikubwira ese nakoze iki Are you crazy? Yes or no? Say yes. Are you crazy? Yes or no? Say yes. Yes. Of course yes. Are you crazy? Of course yes. Yes. No, not yes. Say. Oh my God. Please. Imvura ishaki kusange muri ruhurura. Are you stupid? Yes, of course. Say yes, of course. Say yes, of course. Are you stupid? Yes, of course. Yes, of course. You are stupid. So, sivuge na amagambo menshi. Wajya muri ruhurura, wajye Nyabugogo ntagiruzu. Sibyo? Bigo. Soze kwitegura wagiye. Soze kwitegura uri kunzamura ikirungura wa mukobwa wambabari songeye kunkuraho sibyo ibiraba byose ngiye kunkuraho twemeze ngana nkawe mvukana nawe ndarana nawe twapfanaga ko twabaga mu nzira nese Kevin nakoze ruhurura zaruzuye nese Kevin nakoze iki subiza ibyo ndi kukubaza winsubiza nge ntago ngana nkawe subiza ibyo ndi kukubaza winsubiza ibyo uri kwitekerereza nyegera utsubize ngana nkawe ndarana nawe nsangira nawe kuri table imwe ushingira ku cyumenyera mvuga ukansubiza ukankurura niho mera mvuga nti nta discipline ufite nese kugusaba imbabazi urijisha ukishikaza n'icya murimba bw'Imana wigira n'ibiki ibyo wigira n'ibiki ntabwo ndarana nawe ntabwo nsangira nawe simbukana nawe dear girl nta n'ikintu n'ikintu kimwe mpfana nawe icyo dupfana ni cash naziguka genda yari nabyo mvuga ngira nti sibyo genda Nyabugogo nago yuzuye sibyo aho urara alone care ntabwo nakubyaye ndakubwira ufite mama wawe musanga ugende abantu nkamwe nimwe mugera i Kigali sibyo katangira kwigira abo mutaribo bimeze biti wanderemba amaso wakigira gute ibyo akijya nago bitumenge Kevine wo nshaka kuba we namuba sibyo yongeye kumumeka iruhande genda nakubwiye ko ndibukwiruka utanoze naguhaye iminota 15 yo kuba witeguye ariko uri gutigiye uri kuvuga you say mbabarira ndakwinginze uzi warize wiga byaye uzafate pen cyo bita bike wandike ku mazi niyo wakandikaho ndakwiyoke n'ibintu byose nubona hari ijambo n'iremwe rigiyeho uzamenye ko ndi kukumva nkuko uri kumenya nakingize nta uko nari kukumva ni nako wakandika ku mazi gutya sinkumva nese wambabariye Kevin ijambo navuze ni genda basi byombe bwari mwe ntabwo nakumva wambabariye basi girira nakubwiye ko uri kunera ikirungurira wangiriye mu Kevin wambabariye mbabara ndakwingize uri no kumfata basi mbabara aho tati nta kibazo ufite nta kibazo ufite urumva normal mu mutwe wawe I swear to God ufite ikibazo gikomeye cyane ufite ikibazo gikomeye cyane kuko nta sinzi vraiment it's okay we go
kandi ahandi uzajya wigenda kandi ndavuze genda nakubwiye ntwongeye kumumeka kandi ahandi uzajya discipline numenya ko hari abashyitsi mu nzu right umenye ukuri bwitware ku bashyitsi basi ntabwo byo gutambuka wigendeshwa n'ubugutiya butamaye 12 gusa ntabwo bizonye nabwiye ati aka kantu kawuketse wagashyira basi ndakwiyama basi wambabare navuga ko ntabwo yuzuye wambabare ko wambabare ndakwinjira andekura wimumeka kwabanye nabe nakubaze mpfana iki nawe ntacyo none se ndakwiyamisha dupfana n'amafaranga nese wambabariye bwa nyuma nta kindi kintu nzongera gukora basket wambabariye wakoze iki wakoze iki nyine nanjye nicyo nshaka ngo nsane ntabwo nta kintu nzongera gukora urasemba utazi ibyo wakoze uko byagenze gute nese kuje ukambwira ngo ngende nguranyirukanye isukari kuri gutuma ivuzi njye namvuvu ngira uri kunjagaraza mbega sinzi ndi kubona umeze nk'ikintu nazi imbere yanjye ubugutiya butamaye 12 nsigaye mvugana nawe wambaye amasokisi mu bipapa nsigaye mvugana nawe wambaye ingofero ntumbaze ndabona ntazi ukuntu wigize urisha dibu uri keti bashabi uri iki stupid are you stupid of course yes say yes of course yes are you stupid yes of course ntabwenge none urashaka ngufasha iki nakubwiye ntumumeke uri kumumeka urashaka ngufasha iki urashaka ngufashe wambabariye nyine mbabara basi nongere nyine nsubire mu rugo nk'umwana narabyaye se isikazine ko tutabanye nabi kuko wangiriye muwe shaka Kevine rero umaze gusaza wangiriye muwe ko uziye tuvugana wambaye amasokisi mu bipapa kandi ndayakura murango nzongera no kuyambara sibyo mbabarire ukomeza uruko ubundi wandike ku mazi vuga byagenze gute nese kuje ukambwira ngo ngende ngo iwacu ngo kunyabarongo ngo niruzura ngo nandike ku mazi ibintu byinshi ngo ngende ngo mu cyaro ngo urama amafaranga ukambwira ngo ngende nkaba ndi kukwinginga ngo mbabarire kuko wambabariye kuko Kevine nyine nshaka kumwe ngo mubashyitse ndambuka ngo imeze gute simbizi ako nyine mbabara niba ari n'amakosa nzongera kubikora basi ibyo uzaba ari wowe byikorera ngiye byikorera uhembwa nyine uri gukomeza ugushanya umwana none nawe ni ibibazo ngenza byikorera uhembwa nyine abashyitsi ni bazi ntabwo bizongera basi mbabara ndakwinginze basi mbabara sibyo ndakwinginze uzongera ntuzongera ntabwo nzongera niwongera nzagukorera iki noneho uzanyirukane nawe suzagere n'ibindi bintu wongera kumbwira sibyo ndakwinginze ego nyagasani aya ni amakosa urimo basi ntabwo mbabara stand up ntabwo nzongera kugusuzugura gukora buri kimwe cyose kibi ndakwinginze byose nzajya ntabwo uzongera kugira kugusuzugura no kwambara amasogisi na telefone akira nayo nyigura nase kuri kunseka it's okay babe don't worry Mwana we. Yeah. Okay. Tantine. Asibye no kuba, right? Uri nk'umuvandimwe muri iyi nzu. Uri kunyumva neza? Vuga ikinyarwanda. Vuga ikinyarwanda ukacyumva fresh. Nakubwiye ngo ntago ziruzura, ndakuba bla bla nkubwira ibintu byinshi. Wanze kunyumva. Uri gukomeza ukora amakosa yo kunkoraho. Ntabwo nongera aka kantu kandi narabikubwiye na discipline ugira. Basi ndayeje. Kuri ibintu bimeze girl. Naguzongera kujya gute kugusuzugura.
no kwambara amasogisi. None se nari nakubwira nabi n'umunsi n'umwe nyina si bitubiretse umunsi umwe nakubwira nabi none se ko nakubwiye ngo nsangira nawe ngo ntago dusangira siko nabonaga warakaye. Sorry babe. Sorry. Terera la muruzi nakoze. Terera la muruzi. Birani. Sorry. Okay. Ako nawe rero. Oya nako kambedetse. Tubunga mwinshi. Reba la muruzi. Uri kubona? Nagari icyuma bayita camera. Camera. It's a prank. What? Ko my emotion ndeba. Ni prank nyine nakubeshyaga. Oh my god, sorry. Guys, don't cry, please. Don't cry, baby. Don't cry. No, tanti mbabarira, sibyo. Mbabarira yawe. Sorry. Uzi ko nkukore prank nkumva agahinda karanyishe. Sorry, sibyo? Mana. Sorry, don't cry. Sibyo? Ndagukunda, ntabwo tukwanga, turagukunda cyane. Yari ni video narindi gufata, sibyo? Sorry, yes we. Are you serious? Kuri guhumeka cyane. Sorry. Amaranga mutima sorry tantine. Sorry. Manowe. Sorry, sibyo? Pore. Ndagukunda, sibyo? Ntago hemukira ntudutenge. Ndakudemira kamera babe. Twegere. Okay, yaje. Hello guys, welcome back to my YouTube channel. I hope everyone is amazing. Guys, nahatwitse mumeze gute mumeze neza kanizere ko buri mukunzi wanjye, buri mufana wanjye, buri muntu wanjye wese ukunda ibikorwa byanjye kameze neza cyane guys. Ndumva nazi ukuntu bimeze ukuntu urakoze. Okay guys, ukuntu ibintu bimeze ino planka mbere ko tantine ngira ikintu mubwira vuga abamabuja abana ba nyine bahanu ufata umukozi nk'inyamaswa ugafata umukozi nkaho atari umuntu nkundi ibyo bintu bicike by'umwihariko no mu Rwanda habari ni igihugu cyiza gitemba amata n'ubuki sinumva ukuntu hari abantu hari abantu bisereye bafashwe nkawe nka gutya ngiye nkora video nshaka gutanga inama nshaka kugira ntibutse abantu bakora ibintu nk'ibyo mba ndi gukora ngiye ntago ngira umutima mubi araza kwibabwira mu buzima busanzwe ngiye mba nabikoze ngira ngo nibutse ko umuntu buri gukora ibintu nk'ibyo ndi kubereka. I swear to God twese turavukana dutukana hamwe ibyiza ibibi n'ukuri ibyiza byose tubona tubihabwa na Nyagasani bidatinze uzabona ingaruka ntugafata umuntu nk'inyamaswa nahasoni hari umuntu utiyiho kuvata umuntu amubwira ngo jya muri ruhurura Nyabugogo niruzura jya mucyo icyo buzaho abantu bakijyamo nimba ukizi ndakeka nimba banabikoraga utazabyongera. Guys, muri kundya nanjye nkoze video nyine sinzi uko ndi kwiyumva gusa habaye hari umuntu ukora ibintu my dear friend nk'ibyo narindi kubereka njye mbibayereka njye mbabwira n'ingaruka. Guys, hari abantu mubikora I swear ndabizi bibaho mu buzima busanzwe ntago ari ibintu mba natekereje burya njye gukora video mfite emotion sibyo mfite akantu gato nabonye nyine kameze ukuntu katameze neza reka yaba umukozi yaba mwene wanyu yaba muvukana umuntu wese ni umuntu tureke gufata abantu nk'inyamaswa. Reka mana we agira icyo babwira ukuntu ari kwiyumva uriyumva utewe bimeze gute. Vuga cyane sheri vuga cyane kugira ngo tuzakumve ntabwo avuga cyane. Nari mfite ubwoba nyine urambwiye ngo ngende nunda nyine mfite ubwoba none numvise nyine ngize agahinda numva birambaje n'ukuntu twabanye kandi ukuntu nagukundaga
ukuntu utajya kumbwira nawe nyine nanjye mubishobeye intongoye numva ndababaye. Niki kintu wabwira abakunzi banjye basi kuri Kevin ndabizi guys muraje muri comment ariko I'm here nari muri comment uvuga ngo repair gusa guys ni ku mutima na kino nababwira Kevin ntago ari umwana mu buzima busanzwe. Niyo mpamvu byari bigutunguye cyane. Nanjye birantunguye ubundi Kevin nta kintu gishinjura umwana mu. Urakoze guys ndabakunda cyane impamvu nakoze iyo bwabaga tantine wacu ratuje cyane ntago wapfa kumubwira nabi kandi umubwiye nabi ntago agusubiza agusaba imbabazi kuri avuga gake nibyo narindi kwirinda bavu nakoze iyo bwabaga basi kugira ngo abashe kugira nyine uko avuga abashe gusohora amaranga mutima yiwe. Guys please abantu mubikora mubyirinde ntago ari byiza umuntu wese ni umuntu niyo waba umuhemba ku kwezi niyo ari umukozi wawe ntugomba kumufata uko wiboneye. Guys, ndabakunda cyane. Love you.